Muraho neza ikaze ku muyoboro mugari wa Scholars. Nge turi kubana nitwerize nk'ibisanzwe nk'uko mubimenyereye, dusanzwe tubagezaho amakuru y'ingenzi kandi meza cyane. Abantu mudukurikiye muri ahantu hatandukanye mwese muhawe ikaze. Wowe utarakora subscribe mwibutsa gukora subscribe. Muri video tugiye kurebera hamwe uko urareba amanota y'ikizamini cya leta ku banyeshuri bose basoje mu mwaka wa gatandatu, haba ari senior 6 cyangwa level 5. Nkuko muri kubibona tugeze kuri NESA, tukajya ku rubuga rwabo rwa X. Nkuko babitangaje basizeho itangazo risobanura ko amanota aratangazwa ku itariki amanota nkuko batangaje ko arasohoka. Ngiye kubereka process y'uburyo muraza gucekinga amanota, mukareba amanota mwagize. Hanyuma nkuko nabibabwiye, iyi channel yacu cyangwa se uyu muyoboro mugari ubagezaho amakuru atandukanye y'aba scholarships, ntimuzacikanwe. Wowe mushya ukaba uzi ko usoje uyu mwaka n'abandi batandukanye basoje mu bitandukanye, hano mubona opportunities zitandukanye zibafasha, haba ari zo kwiga cyangwa se ari zo gukora akazi ahantu hatandukanye, haba mu Rwanda ndetse no hanze. So tudatinze rero, reka mbibereke tugendane step by step. Dore process yose y'uburyo wareba amanota niba warakoze kuri promotion. Mukurikire video mwitonze, hanyuma umenye amanota yawe wagize muri uyu mwaka. Urafungura Chrome cyangwa browser yawe ufite muri telefone yawe, ukifungura urandikamo ijambo NESA, ucyandikamo NESA, uraza ufungura hano abanza hambere ukahakirike, nurangiza ukanda habanza, numara kwakandaraza web page imeze gutya, hanyuma numara kujya kuri page imeze gutya, urareba hano hejuru hari hano handitse exam results, nurangiza uze ukande hano handitse exam results. Numara ukanda hano handitse exam results, arataza ahantu shyamo imyirondoro nkuko ngiye kubibereka. Mu nkurikire mwitonze mbere kuko byose bikorwa. Urajya handitse Advanced DTTC ndetse n'abandi bose bakoze na za TVET. Numara kwajya urabona ahantu handitse kwintaringamo ID no kwintaringamo index number wakoresheje ukora cya leta. So tugendane, ngiye kubereka sample y'urugero rw'umuntu hano twarebera amanota, hanyuma namwe mubikore nkuko ngiye kubikora. Hano tugiye kwintaringamo reg number cyangwa se student number cyangwa se iyo twita index number umunyeshuri yakoreyeho. Urintaringamo student number ye, numara kwintaringamo urahita umanuka hano hasi wintaringemo ID nkuko muri kubibona. Ndimo ndabibereka process by process. Ndibutsa utarakora subscribe ku muyoboro wacu mugari, ukore subscribe kuko hano mugezwaho ibintu byinshi bitandukanye, aba scholarships ndetse n'izindi job opportunities zitandukanye. So ukimara kwintaringamo iyi ID yawe, urahita uza kandi kuri get results. Numara kubikoraho harahita haza amanota yawe, haraza ibisubizo bikwereka amanota wagize muri national exams. So ushaka kudownloadinga iyi letter, urajya hano hasi kwa kantu ko hasi cyasi ugakandeho, nurangiza ujya hano hitemo PDF, nurangiza ukanda hano mu ibara ry'ubururu, uhita downloadinga, uyiprinting, ubike PDF yawe ya result slip. Uko niko byose bikorwa, nta step n'imwe ivuyemo. Uyisavinga ahantu hose ushaka byakorohera kuyigeraho.